Ndabasuhuje bakunzi ba radiyo ijwi ry'Amerika aho muri hose, ku badukurikira kuri radiyo zanyu, kuri mudasobwa no kuri telefone zigendanwa, mwese mbahaye ikaze mu kiganiro muri Isanga. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Uyu munsi turakomeza ibiganiro byacu ku mateka y'u Rwanda n'Abanyarwanda. Ni kudeta yabaye mu Rwanda mu 1973 n'ibishamikiyeho. Mu kiganiro cy'ubushize twabwiye amateka amwe yo mu Rwabayanga, byatumye tubona akanya ko guha ijambo bamwe mu bakunzi ba radiyo ijwi ry'Amerika bahaturiye. Ni umukambwe Petero Serukungugu n'umufasha we Asteria Kankuyo bakiye umunyamakuru wacu bamuvungurira ku byo bibuka ku buzima bwabo. Mu izina rya bagenzi banjye bose ku ijwi ry'Amerika ndabashimira by'umwihariko, barakarama. Ubo kimwe n'abandi twagiye twiyambaza mu biganiro byacu, hari byinshi bahuriyeho, dore nge kimwe nasigaranye. Amateka ahoraho kandi yagombye kutumurikira birushijeho igihe cyose. Icyo numvikanisha aha ni uko ku bahawe inshingano zo guhagararira no gukorera abaturage, abanyagihugu, urwego baba barimo rwose, amateka azabaza byinshi. Icyo nakwibutsa abo bashinzwe abanyagihugu ni uko iyo mubatengushye, muba mutengushye ubuzima bwanyu, muba mutengushye igihugu, kandi bigira ingaruka ku batuye icyo gihugu n'abazagitura mu bihe bizaza. Gusa nk'uko abahanga mu mibereho y'abantu batwibutsa, ni uko kugira ngo ubuzima bw'umuntu runaka bugire agaciro kuzuye, bisaba ko uwo muntu ubwe aharanira ubuzima bwa mugenzi we. Aha ndavuga umuturanyi, uwo bahuriye mu rugendo, uwashinzwe kuyobora cyangwa se kuvugira. Ariko nanone igikomeye ni ugushyira imbere ukuri, kutari ibinyoma cyangwa se ibihimbano. Dukomeze ikiganiro. Mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana uri i Londres mu Bwongereza aradufasha gushakisha uko kuri. Veniste, mikoro ni yawe. Urakoze cyane Etienne Karekezi. Mu kiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku rubanza rwa Colonel Theoneste Lizinde na bagenzi be 12 baregwaga kuba barishe abanyapolitiki bo muri Repubulika ya mbere. Urwo rubanza rwatangiye kuburanishwa ku itariki ya 29 Kamena umwaka w'1985. Ku cyumweru gishize mwumvise uko urukiko rwababuranishije rwashyizweho, abari barugize bemejwe n'inama nkuru y'ubucamanza yateranye ku itariki ya 10 Kamena umwaka w'1984. Mbibutse abari bagize urwo rukiko bareberaho: Aloise Perezida yari asanzwe ari visi perezida w'urukiko rwa mbere rw'iremezo rwa Kabaya, Bushishi Mathias umushinjacyaha akaba yari asanzwe ari umushinjacyaha i Kibungo, Ladislas Nkirarwinshi umwanditsi we yari asanzwe ari umukozi mu biro by'igihugu bishinzwe iperereza, Bitabwahe Charles umucamanza wari perezida w'urukiko rwa Kantu rwa Cyuve mu Ruhengeri, na Dormont Dismas umucamanza akaba yari asanzwe yandikisha imashini mu rukiko rwa Kantu rwa Ruhengeri. Abantu bo mu nkiko nk'izo zo hasi za Kantu turaburanaga mu bijyanye n'imanza nshinjabyaha, imanza z'abantu bimuye imbago, abantu batukanye, abantu barwanye, abibye inka cyangwa abibye byaha bito. Numvaga ko badashobora guca urubanza rw'ubwicanyi, ni urubanza rukomeye narwo mu buzima bwabo. Mumaze kumva ikiganiro mwabaye benshi mwibajije ukuntu inama nkuru y'ubucamanza yafashe icyemezo cyo gutoranya abacamanza ubunararibonye cyangwa se ubushobozi bishobora gukemangwa, cyane cyane ko urubanza bagombaga kuburanisha rwari urubanza
rudasanzwe. Bamwe muri mwe mwaratwandikiye, abandi mukadutelefona mwibaza uwayoboraga urwo rwego rukuru. Umwe mu bazi uko byagenze ni Alphonse Sebazungu, wari umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Ubutabera mu gihe cy'imyaka 6 kuva mu mwaka w'1981 kugeza mu mwaka w'1987. Ubu ni umwunganizi mu mategeko, akorera mu Rwanda. Ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Urakoze cyane Bwana Nshimiyimana Venuste. Mu kiganiro cyahise ku cyumweru gishize, Oreya Mukangabo wari ushinzwe inkiko na parike ndetse n'abakozi muri Minisiteri y'Ubutabera mwayoboraga, yatubwiye kwishyirwaho ry'abari bagize urukiko rwaburanishije Theoneste Lizinde na bagenzi be. Abo bantu bashyirwaho murabyibuka, murabizi? Urakoze Venuste. Aba bantu bashyirwaho narabyumvise, nabanje kumva abantu bambwira ko hari abantu bagiye gushyirwaho bikiri umushinga. Mbanza kugira ngo barambeshya kuko nari numvisemo izina rya Doromodismas ngo bamubwira ngo ni uzaca urubanza rwari Lizinde, bamugamo n'uwitwa Bitaha gahe irindi ntabwo ryibuka. Uwitwa Bareberaho we yari perezida, ngo nta kibazo we numvaga nteye, ariko abo ngabo babiri baraba icyo gihe babitaga abashoferi. Abo ntabwo bari abantu bari mu rwego bakoraga mu rukiko rwa mbere rw'iremezo, urwego rwa kabiri rw'inkiko. Icyo gihe nta Doromo we nari muzi neza kubera ko nyitangira amashuri makuru naramubonaga ari perezida w'urukiko bitaga Kanto. Urumva rero nari nzi ko, kandi n'icyo gihe bamugira umucamanza muri urwo rukiko yari akiri perezida w'urukiko, ko yari akiri mu rukiko rwa Kanto ari perezida. Ubwo rero ari Bitavugahe nk'abantu batangiye akazi k'ubucamanza kera muri za 60. Ubundi mu by'ukuri ababaga abacamanza icyo gihe, kubera ko abantu bize bari bakiri bake, babonaga umuntu uzi gusoma, babona ikiri gutera bakavuga bati uyu umucamanza. Doromo rero nabo ndakeka na Bitavugahe bishobora kuba ari uko. Doromo niwe nari nzi neza. Numvaga rero bidashoboka ko abantu bo mu nkiko nk'izo zo hasi za ahantu mu bijyanye n'imanza nshinjabyaha, imanza z'abantu bimuye imbago, abantu batukanye, abantu barwanye, abibye inka cyangwa abibye byaha bito, numvaga ko badashobora guca urubanza rw'ubwicanyi. Ni urubanza rukomeye bahura narwo mu buzima bwabo. Ubu rero ngiye kumva koko ndabibona, mbona iteka rya perezida rirasohotse ribashyiraho nk'abacamanza mu rukiko, ariko nahise numva ko ikibazo gikomeye. Mbere y'uko dukomeza nagira ngo dusobanura akantu gatoya. Oreya yatubwiye ko Doromo yari umuntu wandikaga ku mashini, ko Bitavugahe yari perezida w'urukiko rwa Kanto. Niko bimeze cyangwa se dufate ko Doromo nawe yari perezida w'urukiko rwa Kanto? Wenda bishobora kuba ntabivuze neza. Muzi ari perezida w'urukiko rwa Kanto kera mbere ya za 70, hagati ya 65 kugeza hejuru. Ariko muri 82 habaye reforme, abo bose bagiye bavamo benshi. Noneho kugira ngo umuntu ave, abo bantu bafite amashuri amashuri makuru ngo yarangize, uko amategeko agenga abakozi bo mu nkiko yari ameze mu bucamanza muri rusange, igihe wabaga utarize ayo mashuri ngo yarangize, wabaga uri mu rwego rwo hasi ku buryo kugira ngo bakwemerere kuba umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa mbere rw'remezo ntabwo byashobokaga. Mbese amashuri ye yari muri urwo rwego nyine yo kuba yaba umwanditsi gusa. Ariko
kubera kutanga akazi ashobora kuguha akazi ashaka ko wakora niko byamuyitekeye za details ko yari dactylographe icyo gihe byo wenda ntabwo nibuka niba yari umucamanza muri umucamanza muri Tanzania ntabwo nabyibuka kera ariko ubwo rwego rwo kujya kuba umucamanza mu rukiko rwa mbere rw'iremezo ubu ngubu bavuga rwisumbuye ntabwo rwose yaba ufite. none icyo kibazo ukibonye ugeze ukiganiraho na Minisitiri Mugemana umubwira uti biriya ni ibiki uriya Dormo azaburana gute ruriya rubanza rukomeye kariya Kageni? Ikibazo kitoroshye Minisitiri buriya iyo uri umunyamabanga mukuru muri minisiteri iyo minisitiri yafashe ibyemezo ntabwo ushobora mbese kuvuga ngo abihindure cyane cyane ko ntabwo ari icyemezo yafashe wenyine ntabwo ari icyemezo yafashe wenyine kuko inama nkuru y'ubucamanza nako kugira ngo umucamanza ajyeho haba mbese batanga amazina y'abantu bashobora kujya muri uwo mwanya inama nkuru y'ubucamanza ikabyiga bamara kubemeza perezida wa repubulika niwe usinyira abacamanza icyo gihe. Uretse gato kugira ngo abantu bumve ijwi rya Amerika basobanukirwe neza nuko tumenya uwari perezida w'inama nkuru y'ubucamanza mu Rwanda wafashe icyemezo cyo gushyiramo Dormo, tukamenya n'impamvu perezida wa repubulika yasinye uwo muntu akemera ko uwo muntu ajya kuburana. Ndashaka kumenya uwabeshya undi. Mbese uwari perezida w'inama nkuru y'ubucamanza yaba yarabeshye perezida akamuha umuntu udakwiye, perezida agasinya azi ko ari umucamanza? Aho ngaho ndagira ngo humvikane. Nagira ngo dukosore gatoya nakubwiraga ko perezida w'inama nkuru y'ubucamanza ya perezida wa repubulika niwe wakoraga wari ushinzwe ako kazi kubera ko atabona umwanya wo kubizamo. Minisitiri w'ubutabera niwe wari umwungirije nka visi perezida niwe rero wabiyoboraga akamushyikiriza ibyo nakwita imishinga y'amategeko ya perezida kugira ngo asinyire abaperezida. ahantu uvuze utese ninde wabeshya undi mu by'ukuri kugira ngo umuntu abe umucamanza ntabwo byabaga ari ibintu minisitiri w'ubutabera yiharira wenyine. yabanzaga agatanga amazina akayohereza mu rwego rwa perezidanse mu biro bya perezida wa repubulika nawe akoresheje serivisi ze akareba niba ayo mazina yayemera. uwo atemera akaba yavuga ati uyu nguyu ntabwo mushaka. ni ukuvuga rero ko niba ayo mazina perezida wa repubulika yaremeye ko ajya ku murongo w'ibyigwa mu nama nkuru y'ubucamanza ni uko yabaga yabyemeye nta kibazo cyari gihari. ku buryo rero minisitiri w'ubutabera yakoze byumvikanaga ko na perezidansi ya repubulika yabaga ibyemera. nicyo gisubizo nakubonera kuri icyo kibazo. Mvugana na Alphonse Bushishi wari umushinjacyaha yambwiye ko urubanza yarusomye vuba yihuta aragenda avuga imyanzuro. Urubanza rurangiye ngo dosiye barayimwatse barayijyana. Ayo ni amagambo ye. Bayijyanye he iyo dosiye? Mwigeze muyibona muri Minisiteri y'Ubutabera? Iyo dosiye y'urwo rubanza yajyanywe hehe, iri he? Wakoze ntabwo iyo dosiye muri madosiye yandi nabonaga, nubwo hari ibyo naba narabonye ntabwo nabibonye mu buryo bunyuze muri procedure zisanzwe. hashize igihe nubwo naba narabijemo amaso nabyiruka, ariko ikigaragara ni uko nk'uko mu Bushishi bivuze yagiye mu Ruhengeri yimuwe kugira ngo ajye gukora iyo dosiye, kandi ibyo ari byo byose yasanze amaperereza yararangiye
icyo kintu rero cyo kuba baranamwatse gusiba bagahita babitwara byari bifite icyo bivuga. Hari ikintu mbese numva ariho gihishwa. Mbese uko mbona ikibazo nuko ikigaragara nuko urubanza rwabaye mu buryo bw'ibyerekeranye no guhitamo abacamanza mu gihe no kureka abantu ngo bateguwe, ndetse n'ibijyanye no kureka ngo abantu baburane ku byerekeranye n'indishyi. Ibyo byose ubona habayemo ikibazo kitoroshye kuko ibintu byagombaga kuba byagenda. Agira ngo nongere ngushimire byimazeyo uyu mwanya wafashe kugira ngo uganire n'abumva Ijwi ry'Amerika. Urakoze cyane Bwana Venuste. Washington, Ijwi ry'Amerika. Mu cyegeranyo umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu Amnesty International wakoze mu mwaka w'1986 wagaragaje ko nubwo abasivili n'abasirikare bafashwe bakicwa ari 56, ivuga ko umubare w'ababuriwe irengero ugera ku 100 kandi ko ababigizemo uruhare barenga abahamijwe icyaha n'urukiko rwateranye mu kwezi kwa gatandatu muri 85. Amnesty International ivuga ko hari abasirikare bafashwe mu kwezi kwa gatatu muri 74 bagacibwa urubanza mu kwa gatandatu uwo mwaka baregwaga kuba barashatse kwica General Major Juvenal Habyarimana igihe ari minisitiri w'ingabo mbere ya kudeta. Amnesty ivuga ko urubanza rw'abo basirikare rutigeze rushyirwa ahagaragara, ko bafungiwe mu rutumva ingoma muri gereza ya Ruhengeri, ko bagera kuri 30 baguye muri iyo gereza ya Ruhengeri, kandi ko kugeza mu mwaka w'1981 imiryango yabo yari itaramenya irengero ryabo. Radio Ijwi ry'Amerika yakomeje gutohoza ishaka kumenya irengero ryabo. Mu byo twabashije kumenya nuko bamwe baba barakorewe iyicarubozo bakicirwa ku Gikongoro mu kigo cya gisirikare. Abo bashobora kuba barimo Kapitene Dominique Niyoyita. Kudeta yabaye yarageze i Kigali yavuye mu kigo cya gisirikare cy'Ibyumba. Amakuru twamenye nuko yari yimuriwe i Kigali gushinga umutekano wa Perezida Kayibanda. Mu gutohoza twageze kuwitwa Apollinaire Bikorimana. Mu mwaka w'1973 yari lieutenant ashinzwe kwigisha siporo abasirikare mu kigo cy'i Kanombe. Ubu aba mu gihugu cya Senegal. Ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Ijwi ry'Amerika ikunda kubifashisha kugira ngo mudufashe kubaka no kugenda muri iyi nzira y'amateka yaranze u Rwanda. Niki mwibuka, niki muzi umuntu yaheraho kwifatwa n'ifungwa rya Kapitene Dominique Niyoyita? Icyo nakubwira nashoboye kumenya rwose kitarimo gushidikanya, yafungiye Gikongoro naho yaguye, hanyuma hategekaga Liyetona Nzabarirwa ategeka Proto Gikongoro Nzabarirwa gukomoka hariya mu Kingogo paruwase Muhororo Sinibuka komine. Hanyuma Niyoyita gusa wari uhari n'abandi bariho bashumbusha, hari n'abandi. Icyo nakubwira certain 100% nuko Niyoyita n'ubushumbushu barabatorutiye, barabakona, babakonera mu biro bya Nzabarirwa, ntuza mu biro nyine bya komandoma ya Proto, kandi abakonewe na Kapitene Burasa, ariko icyo gihe ari Liyetona Ngiramo Burasa François na Kapitene Mutabazi David na Nzabarirwa. Hanyuma rero Temora yaje wabaza nuza nk'uwitwa Nyandagara wari sekreteri wa nuza bagomba kuba kiriho, yari sekreteri wa Nzabarirwa. Aramutse akiriho yatanga iyo temobanyaje. Hanyuma ikindi kibabaje ahubwo cya mbere abantu bajya bamenya ubugome bw'Abanyarwanda nuko ahubwo abari bafungiye Igikongoro sibo gusa deje n'abari muri special ba minisitiri. Nzabarirwa yagira gutya ntabaha amazi yo koga, ntabashyire ntuza, bakituma aho ngaho agafata ibiryo akagenda akacurira mu ntuza mu mabyi mu nkari. Nuko nguko babayeho, barangiza nabi, babakoranye. Abanyarwanda bajya bamenye ubwo bugome kugira ngo mu gihe kiri imbere bajya bamenya yuko
imana ntabwo bene ibyo ngibyo ikirabira itanga imbabazi igatanga impuhwe kugeraho igahana rwose kandi rero ibimenyetso birahari. Apollinaire Bikorimana, ndagushimiye cyane kuri ubu buhamya uduhaye, ariko nk'uko tubikora kenshi ku Ijwi ry'Amerika, ibyo muvuga turabyumva tukabifata tukongera tukajya kubitohoza. Icyo nakwizeza ni uko tuzashaka uwo Myandagara Eliam tumubone, tumubaze nawe atubwire niba ibyo uvuga ari byo. Ndagushimiye cyane. Urakoze Venuste, mukomere, Imana ibahe umugisha. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ijwi ry'Amerika ni mudatenguha, iyo mudutumye turatumika, mwatubaza tugasubiza, mwatwereka inzira yubaka tugafatana urunana. Mu kanya Apollinaire Bikorimana yadutungiye agatoki atubwira kuzashaka ubuhamya bw'uwaba yarabonye kapitene niyo yita akorerwa iyicarubozo. Iperereza twakoze ryatujyanye ahahoze ari muri komine Gishyita muri prefeture ya Kibuye, ubu ni mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda. Niho twabonye Eliam Myandagara mu mwaka w'1973 yakoraga muri Minisiteri y'Ingabo z'Igihugu n'abapolisi, Minigarde Pona mu magambo ahinnye y'Igifaransa. Mbere yo kujya ku Gikongoro yakoze mu kigo cya gisirikare i Kanombe cyategekwaga na Major Aloise Simba. Aho yakoze hose yarashinzwe ubunyamabanga n'icungamutungo. Eliam Myandagara, ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Murakoze. Hari abasirikare barimo kapitene niyo yita biciwe ku Gikongoro. Ibyo bintu ubiziho iki? Warabyumvise? Mbere yuko babica baraje bafata ibintu byanjye nabi, babiterera mu modoka, badutwara nabi, bajya kumfungira muri komine. Ubwo rero ibyabaye nyuma ntabwo mbizi, gusa mbere yuko banyirukana gutyo nabi, uwo mu kapitene ko nayo nsanzwe muzi niyo yita, iye kapitene niyo yita, bagiye kumuzana muri bagiye kumuvana muri gereza, bansohora mu biro, ariko bamutorotirira mu biro byanjye muri gereza ya Gikongoro. Muri gereza ya Gikongoro bamutorotirira mu biro byanjye. Ntubwe ngo bamutorotiriye gutya cyangwa kuriya, ntabwo naba ndi kukubeshya. Abamutorotiraga ni bande? Ni uwo Mutabazi David na Burasa. Hanyuma barangije bazana ibintu bya acide batwika. Aha ndakeka ko ari terase basibanganyaga mu biro, nasanze batwitse. Ubwo hari nk'aho amaraso yaviriye cyangwa iki, ariko bamutorotiriye mu biro byanjye aho nakoreraga. Ubwo rero ntubwe ngo bamutorotiriye ku buryo bumeze gutya cyangwa bumeze kuriya, naba nsa nk'uri kubeshya, nako naba mbeshya rwose, kuko icyo nzi cyo kimvaho nuko bagiye kumuzana. Noneho rero kubera ko nubwo babisohoyemo butihuti nkajya hanze, ariko kubaza by'amatsiko, bamwe bati ni naka bazanye kandi bamujyanye mu biro byawe. nta yandi makuru mfite nakubwira ngo yagiye icyo yamara, gusa ikiri mvaho bamutorotiriye mu biro byanjye. Niba icyo gihe aribwo yavuyemo umwuka, niba yavuyemo umwuka nyuma baramaze kutwirukana, ko batwirukanye turi benshi, ntabwo batwirukanye amaso turi benshi. Ntabwo rero ibyaba byarakurikiye nyuma, yaba yarapfuye icyo gihe, yaba yarapfuye nyuma, ntabwo nta makuru mbifiteho. Urumva ko natwe bahise batujyana ngo turi abanyanduga, ngo turi iki, bavuga ngo turi ba intriga. Niyo ntuzaterime bari barahimbye, bari baraduhaye. Ubwo ibindi rero ntabwo mbizi. Reka dusubire inyuma gato. Kapitene Dominique niyo yita, amakuru dufite twatangaje hano ku Ijwi ry'Amerika,
avuga yuko yavuye mu rugo iwe mu ijoro ry'uwa gatanu Nyakanga 73 ahamagawe muri etat major. Kuva icyo gihe umufasha we yadutangarije ko atigeze yongera kumuca iryera. Wowe wamusanze ku Gikongoro ryari? Jye namusanze ku Gikongoro mu kwezi kwa 9 mvuye i Kanombe. Ntabwo namubonye ariko mu biro nakoranaga n'uwitwa Ayinkamiye Valeriane. Niwe wari ushinzwe ari imfunguzo zaho abo bantu bafunze bari, akampa amakuru ntabwo nigeze mubona n'amaso, ariko namubazaga Ayinkamiye ko nawe yaramfitemo inyungu ndi kumwereka uko impapuro z'igipolisi zinyurana n'iz'igisirikare, uko imikorere y'igipolisi inyurana n'iy'igisirikare. Noneho bigatuma mubaza nti aho ngabo ujya kugaburira ko numva ngo wagiye kubafungurira, wagiye kujya gute, barimo bande namenya, akambwira amazina amwe sinyamenye andi ntayamenya, numvamo n'iryo ryaniro yita Dominique mu kwezi kwa 9. Uretse Kapiteni Dominique niyo yita, nta wundi musirikare mukuru waba waramenye wafungiwe aho ku Gikongoro yenda akanakorerwa n'iyicarubozo aho ku Gikongoro? Nta makuru nari mfite, barayatwimaga cyane kuko abo bakoraga kuri gereza, bajyaga kuri gereza barazaga nyine, ahubwo ugasanga baduhunga, ugabona ko kuvugana natwe ahari bari babibujijwe cyangwa batinyaga ko wenda twavamo bikaba byabagiraho ingaruka, ariko nta makuru twabaga dufite. Wigeze umenya niba Kapiteni Bizimana yarafungiwe ku Gikongoro? Kapiteni Bizimana nawe twari twarigeze gukorana neza, bari tunaziranye, ntabwo yajya kwafunyuga mba narabiyobewe. Byashoboka ko wenda yaba yarahageze akamara igihe gitoya, ariko mu mazina numvise ntabwo izina rye naryumvise. Hari abandi wibuka? Abandi nibuka mu baje gushyira ku ngoyi Kapiteni Dominique niyo yita, wigeze uhabona komanda Nzabarirwa? Nzabarirwa niwe wari komanda denite wacu. Yari ahari rero, mvuze ngo nawe yaba yarabafashije cyangwa atarabafashije, aho mu biro bari kumwe, yari chef directeur wanjye. Mu bamukize ku ngoyi bari abantu 3 bari mu biro byawe? Bari 3, ko mu twari twirukanywe bashobora kuba barifashije wenda n'undi ntamenye, ariko abo nzi ntibeshyaho nabo 3: David Mutabazi, Burasa na Nzabarirwa bari defense. Warababonye bamusohoramo cyangwa se nko bivugaga ntabwo uzi nimba yarapfiriyemo wahise ugenda? Bari batwirukanye hafi y'ibiro, ntabwo twari hafi y'ibiro, ntabwo nabonye n'ijisho ryanjye. Bari batwirukanye rwose bimeze nabi, harinzwe, ahubwo dufite ubwoba tugira ngo natwe hari ingaruka bitugiraho. Rero koko byanayingize kuko banyirukanye nabi, simbisi muri kondisiyo mbi cyane. Nje nafite ubwoba, nzi ko nanjye ahubwo ndi bupfe. Icyemezo cyo kubirukana cyaturutse hehe? Ni icyemezo cyo twirukana cyaturutse muri etat major. Cyazanywe imodoka zaraje ziri butujyane, nuko ziza aho ngaho tutazi ikizizanye, kandi ya principe imodoka zose zazaga n'abaga ndi wo kura, ariko izo sinamenye ibyazo. Message zose zajyaga kwa Defense Nzabarirwa, operateur n'igihe zinyuzagaho, ariko message zose z'uwo munsi za message radio zose nta nimwe yanyujijweho. Ubwo rero turaho twihebye, bazanye kuriye, ubundi nijye wakiraga kuriye, kuriye bayihera komanda kugira ngo harije abarije nyigeza kuri komanda. Kuriye rero ndatekereza ko yarimo n'ibaruwa nini kuko byari byabaye hari mu gihugu hose, ko imodoka zaraye zinyuranamo zitwaye abantu gutyo. Yari kumva nini abari bamariye, abari abaseribateri bo ibyabo babitaga hanze, ariko abari abamariye bafata kubera gufasha imiryango ahari, bafataga umugore n'abana n'ibintu za mebure ko byabaga ari ibyacu, bakabijugunyamo nabi ku buryo hanapfuye byinshi, n'ibyo bintu byari bitunze byose byarangirikaga. Ariko ikintu gifatika gihari ni uko kuba byaravuye muri etat major ibyo ni imvaho, kuko uwo komanda nawe nabonye bisa nk'ibimutunguye Defense Nzabarirwa, kuko yaje akambwira ati muragomba kugenda nawe urimo,
ati ntabwo nakwangaga, ntabwo ari jye wagutanze, atari ko leta majoro yavuze ko mugenda aho bakujyana nibo bahazi, ati baguha invitation muri unité y'Igitarama. Ba ngenda nzi ko twagiye muri unité y'Igitarama, tugeze muri unité y'Igitarama baratubwira bati oya, haje message ivuga ko mutaguma hano Igitarama, ahubwo ko bakujyana ku Kibuye. Ngera ku Kibuye, ngeze ku Kibuye komanda aho ku Kibuye, ubwo hari nijoro. Bati ntabwo ari ukuza gukora hano, ahubwo iwanyu hagera umuhanda nturahagera. Bati nakujya shoferi nagukomezanye akugeze iwanyu avane ibintu agaruke, kandi uhagume n'ujya ahandi ujya jusqu'à nouvelle route. Ariko ubwo ni ryari? ubwo hari ku ihe tariki? Mu kwezi kwa kane 1974. Urakoze cyane Ediam Myandagara, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Mukomeje kumva Ijwi ry'Amerika. Ikiganiro cy'uyu munsi kiribanda cyane ku basirikare bafashwe nyuma ya kudeta muri 1973, ntibafatiwe ku rugamba ngo bitwe imfungwa z'intambara, ntibafatiwe mu cyuho ngo bitwe abagambanyi. Amakuru yuzuzanya Ijwi ry'Amerika yabashije kubona, kugeraho no kugenzura nuko abo bantu bishwe bashyizwe ku ngoyi, ibyo baryozwaga bizwi n'abakoreshaga ababishe. Mu bishwe harimo Lieutenant Augustin Mbaraga, yishwe afite imyaka 24 gusa, yarakiri ingaragu. Ndifuza kongera kubaza Apollinaire Bikorimana, wari lieutenant igihe cya kudeta, akaba yarakoze muri Etat Major kuva muri 75 kugeza muri 79 mu gihe cy'imyaka 4. aratubwira icyazi ku iyicwa rya Lieutenant Augustin Mbaraga na bagenzi be. Lieutenant Mbaraga, Lieutenant Ntirushwa, Kapitene Nyamwasa, Lieutenant Pilote Muganafura, Ajida Principal Nkurunziza, abo bari bafungiye ku Gisenyi. Hanyuma Kapitene Nyamwasa we banamuhambye ari muzima, Sirodere yari izindi, atuma Mutabazi babwire directeur wa gereza ngo bamuhamba ari muzima. Hanyuma Lieutenant Pilote Muganafura we yari yahuye na Jeda Principal wo ku Gikongoro Nkurunziza Superior nawe yari yahuye. Redesi Lieutenant Ntirushwa na Mbaraga bari muri bari abahutuye nyine bikishije inzara, muri avuga intore na muri riya seri mbese bahuteye ku Gisenyi, bajyaga kunigira hariya ku ruzi rwa Ntuza kuri riya shite ya Sebe hafi y'ikibuga cy'umukira, mbese kimwe n'abandi bari bafungiye ku Gisenyi. So nibyo umajiji yari afungiye ku Gisenyi, bamwikisha inzara hamwe n'abo bandi. Nababwiraga mu kanya ko Lieutenant Augustin Mbaraga yari ingaragu, yarangije kwiga mu ishuri rikuru rya gisirikare ku itariki ya 30 Kamena umwaka w'1972, ari muri promotion ya 11. Yahise ajya gukora mu kigo cya gisirikare cy'i Kanombe muri compagnie d'instruction, aho yavuye ajya gukora mu rwego rushinzwe iperereza muri Gicurasi 73. Ubwo hari hasigaye gusa amezi 2 kugira ngo kudeta yakuyeho Repubulika ya mbere yayoborwaga na Gerigori Kayibanda ibe. Twifuje kubaza umwe mu bo biganye, twamenye ko yari inshuti ye Aloyize Mubirigi, mu rwego rwo kudufasha kumenya Lieutenant Augustin Mbaraga. Uyu Aloyize Mubirigi ari mu gihugu cy'Ubufaransa, nguhaye ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Ndakwishimiye rwose kumera Veniste, cyane cyane shimiye nyine ibyo biganiro ufite byerekeye biriya byabaye, no kuba cyane cyane bigamije kugira ngo abantu bamenye ukuri. Uko kuri dushaka tukugutezeho kuri uyu munsi, tugaruka cyane kuri Lieutenant Augustin Mbaraga. Lieutenant Augustin Mbaraga mwinjiranye mu gisirikare, mwarabyirukanye, mwiganye amashuri abanza, yisumbuye, ndetse mujyana mu ishuri rikuru rya gisirikare. Tubwire Lieutenant Mbaraga ni muntu ki, mubwira batamuzi. Lieutenant Mbaraga mwene Gakwera Atanazi
twabyirukanye muri rangaje ya gisirikare bavuga ko c'était un frère de promotion. Noneho turarangiza biriya byabaye muri 2023 nza kumenya ko nawe ari mu bantu bafashwe, ariko ibintu bya politike bavugaga ntabyo yararimo. Mbaraga yari umuntu ufite personality ye, turi mu gisirikare yari un type ubona afite ascendance, ngira ngo hari n'icyo yaba yarazize. Donc ni ukuvuga umuntu mbese bavuga ngo uriya ni umusirikare. Hari akandi kantu babensinye wame we rwose yari umuntu nyine ufite ingufu, donc plein d'énergie, afite des connaissances comme chef de promotion, afite connaissances militaires, ariko afite na ascendance wese ufite ubona afite arire yo kuba yabamo umutegetsi w'umusirikare. Yari umusore w'imyaka 24 watashye atagomba nk'uko babivuga mu Kinyarwanda. Uyu munsi reka tumuvuge uto tuntu tumuranga, ututubwire kugira ngo tumenyekane. Nicyo kino kiganiro kigamije. Ubwo ndi kumuvuga nk'umusirikari, nuko ari officier, il avait presque toutes les qualités d'un officier. Yari umuntu sociable, donc umva ibyo bya gisirikare habarimo ariko ugasanga we nagiye nuko yabaga dushyikirana cyane, ariko no ku bandi rwose wasangaga ari épanoui, mbese yisanzuye ku buryo no mu gisirikari yumvaga ari muri miliye. Kubera iki bagiye gutora uwo Augustin Mbaraga wari ukiri muto bakajya kumufunga? Coup d'etat Lieutenant Augustin Mbaraga yari mu kihe kigo, yakoraga iki? Aho ngaho byo ko bamufaka kumufunga, ako ni akarengane asangiye n'abandi bose babaga n'abafashe abafite ancienneté cyangwa se abakoraga abanyapolitiki. Ariko nagira mubwire ko mu minsi mike mbere y'uko bajya kumufunga babanje kujya we na Ntirushwa babanje kuba imitation muri Sirote. Icyo gihe yari taritwa Sesera, yari Sirote yatikwaga na Kanyarengwe. Nuvuga ko coup d'etat iba yari mu biro bikuru by'igihugu bishinzwe iperereza. Kuko nagiye umunsi wa coup d'etat nari i Kigali, ubwo batubwiye ko ngo hari abagizi ba nabi bariho qui traverse le pays ngo bica abategetsi. Ubwo rero abategetsi bavugaga twebwe twabaga tuzi n'ababaga bari icyo gihe nyine bafite ubwo butegetsi. Njye rero ubwo bahise bampa la mission de patrouille no kujya kurinda certain poste, ku buryo byose byakorwaga ntabwo amakuru naje kuyamenya nyuma nabwo mu nshamake. Buretse gato bababwiye yuko hari abantu barimo bazenguruka igihugu bica abategetsi. Terime bakoresheje baravuze ngo une bande de malfaiteurs traverse le pays antiwa les autorités. Voilà. Ninde mutegetsi wa gisirikare wabahaye ayo makuru abasaba kwisuganya? Ubwo njye nari mu muhima, wenda komanda wabo ndumva atari ngombwa guhita muvuga. Oya, ni byiza kumumenya kubera ko turabavuga bose, ntawe dutinya. Na Perezida wa Repubulika aramuvuga hano kuri ry'Amerika, Serubuga aravugwa, ntawe utsindwa. Aya ni amateka twandika. Nutamuvuga uyu munsi nta kindi gihe uzongera kumuvuga, muvuge. Ndumva ari Mbonabeka wategekaga mbere la police, ubwo twari tukiri mu kigo cyo mu muhima. Nizo za instruction baduhaye mbere yuko baduha kujya kuri de poste d'attache. Hanyuma wowe bakohereje hehe? Njyewe banyohereje kucunga agapande ku muhanda wo muri quartier commerciale, agapande kava haruguru y'isoko kakagera hariya bashyize ugana kuri Lompo, bari kutaragerayo hariya bashyize gare routière. Ako gatronso konyine gusa. Ubwo nari mfite une équipe kwa y'abasirikare patrouille mobile. None se bababwiye yuko hari abagizi ba nabi barimo bica abategetsi, wumvise ari abahe bategetsi barimo bicwa? Numvaga ari abategetsi bari icyo gihe, donc les autorités légitimes.
amakuru ijwi ry'Amerika yagerageje gushakisha yamenye yuko Lieutenant Augustin Mbaraga yafatiwe iwabo n'imodoka ya gisirikare yagiye kumufata, ndetse hari n'abaturage bashatse kumucikisha, bamubwira ko yambuka Nyabarongo bakamucikisha akajya i Bugande cyangwa se ahandi, ariko aranga avuga yuko nta cyaha afite, ko we yiteguye kujya kuburana, nuko baramufata baramujyana. Wigeze umenya aho yafungiwe? Nyuma naje kumenya muri rusange ko nk'ubwo ndi mu Ruhengeri nzi ko abantu benshi aho bafungiye, noneho no ku Gisenyi. Wigeze umenya ko Lieutenant Mbaraga ari mu Ruhengeri hirya aho ngaho yaho wari komiseri? Namenye ko agomba kuba baramufungiye ku Gisenyi, ariko za information mfata ntabwo nazifataga na source. Nk'ubu nkubwiye ko Nkaburasa yakoraga angete ari we ukora za interrogatoire, twari dusanzwe tuziranye dusabana, ntabwo ari we nari kubaza ngo suru ya mon frère de promotion bite. Aloys Mubirigi, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'Amerika. Nanjye rwose ndagushimiye. Washington, ijwi ry'Amerika. Mu biganiro byakurikiranye mwabashije kumva abantu batandukanye batubwira uko abashinzwe imirimo yo gukorera igihugu bateshutse ku nshingano zabo, bagashyira imbere inyungu n'ubushake bw'ababakoreshaga, bakima amatwi umutimanama wabo, bagatatira ubuzima bw'abantu nk'abo. Twumvise kandi n'abagiye bashishoza bakimakaza urukundo n'ubuntu kamere. Abasoma igitabo cya Bibiliya bagereranya n'abasamaritani bagoboka abari mu kaga, yewe n'iyo ubuzima bwabo bwajya mu kaga. Mwarabyumvise, hari bamwe muri bo bagiye babizira, ariko ubuntu n'urukundo bihoraho. Radio Ijwi ry'Amerika yamenye ko hari umuforomokazi wari muri gereza yo ku Gisenyi wagize imbaraga zo kwicara akabaca inzara kubera ko batashoboraga kubyikorera amaboko n'intoki bitagishobora gukora. Uwo mubyeyi duhisemo kudatangaza amazina ye kubera umutekano we ariyizi. Mu biganiro byashize hano ku ijwi ry'Amerika mwumvise Sergent Major Hanani Ngirumpatse wabagemuriye indyo yuzuye bari muri kasho ku Gisenyi, Etat Major yabimenya akabizira. Mwumvise Caporal Paul Rugenera wazize kuba yarafataga neza uwahoze ari Perezida Gerigore Kayibanda. Mu kiganiro cyacu gitaha muzumva uko na Eliam Myandagara yazize kuba yarabonye aho biciye Kapiteni niyo yita. Sergent Major Inkamiye Valerien nawe yazize kuba yaragaburiraga abari bafungiye muri gereza ya Gikongoro. Kuri aba bose twongereho undi wabaye intwari, Kapiteni Oscar Zihinjishi wakomokaga mu cyahoze ari prefecture ya Kibuye, yari komanda w'ikigo cya gisirikare mu Ruhengeri. Icyaba cyaratumye afatwa agafungwa n'ubugiraneza. Apollinaire Bikorimana arabitwibutsa. Zinjishi ari komanda wa Komanyi Ruhengeri yagiye kusura abanyururu b'abapolitisi, asanga barafata nabi, ntibabagaburira, barabagaburira nka rimwe mu minsi 3-4. nawe nabwira diregiteri wa gereza tese kuki irumini mu nk'iby'abanyururu bo mu gipangu babona bibisambo n'abandi bose badodoruwa kome, mbese kuki utabiba? Ahita rero diregiteri amurega muri Etat Major, bikigera Serubuga yafashe kajugujugu agiye utarafata Liyetona Biseruka Stanislas ahita amujyana mu Ruhengeri. Akigerayo ahamagara Zinjishi ati mukorero mizero prise umuza amafaranga gusa na pièce na document secret, ku buryo mizero prise itamaze n'iminota nk'icumi ahita akomeza na kajugujugu Zinjishi aramuzana i Kanombe nari nahari
abaza gutegeka kompanyi ya batima militeri n'abubatsi mbese na. Iyo uvuga ngo wari uhari i Kanombe ahamugeza Serubuga helicopter imuzana warayibonye n'amaso yawe? Hari impari Kanombe icyo gihe 73 niba atari nko mu kwezi kwa 9 n'ukwa 10 yose nakwibuka kuko ubwo nasubiye kwiga mu Birigi mu kwa 11 sinjishe yarahamaze nk'ukwezi cyangwa 2 nta precision nakwa ariko nta gihe yarahamaze. Bikorimana Apollinaire nongere ngushimire cyane kubw'iyi nkunga yo kwandika amateka uhaye Ijwi ry'Amerika. Urakoze na Veniste. Kugira ngo tugere ku nkuru y'impamo twifashisha impande zitandukanye. Iyi nkuru yifatwa n'ifungwa rya Kapiteni Zihinjishi nifuje kuyibaza umwana we Jean-François Habimana kudetiba yarakiri igisekeramwanzi, ariko nyina abavandimwe n'inshuti bamubwiye bamwibutsa ibyabaye kuri se arabizi. Atuye mu mujyi wa Montreal muri Canada. Nguhaye ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Mwakoze bwana Veniste. Tubwire muri 74 73 hashize amezi make ya kudeta ibaye, papa wawe Kapiteni Oscar Nzinjishi aje gufatwa. Yafashwe nande? Yafatiwe he? Byagenze bite? Uribuka iki? Byo nibuka ni ibyo umuntu icyo gihe nari umwana muto cyane rwose. Byonzi nibyo nagiye mbwirwa n'abantu bambwiye ko muri 73 kudeta inyuma ya kudeta papa ntago bahise bamufata, ahubwo muri 74 bamwohereje kuba komanda mu Ruhengeri, mu kigo cya gisirikare cy'Uruhengeri, ariko agezeyo nk'umusirikare ajya gusura imfungwa zari zifungiye mu abanyuro bari ba politiki bari bafungiye muri gereza Ruhengeri. Abenshi bari inshuti ze, abandi bari abasirikare babanye. Nyuma ageze yasanga bafashwe nabi, bicwa n'inzara, ari abantu badafatwa kimuntu. Asaba umudirekiteri waho ngo babagaburire babafate kimuntu. Amaze kubikora direkteri waho ahita hamagara Serubuga ngo hashize igihe gito cyane rwose uwo munsi ngo Serubuga itazana n'akajugujugu n'abiseruka. Papa bahita bamwirukana bamujyana i Kanombe hatekwaga n'icyo gihe n'abagosora. Hanyuma Serubuga ahita amusimbuza biseruka, komanda biseruka. Aho ngaho i Kanombe nabwo bamushyize ngo mu nzu nk'afungishijwe ijisho, ariko ngo nyuma y'ibyumweru 2 bamuzanira ikibaruwa cya mandadare kivuga ko ngo yasuzuguye chaîne de commandement, ngo yagiye gukorera ibifunga kandi byayibujijwe, ngo arazigaburira, ngo akazishyira amakuru, kandi ngo akabwira abanyamahanga ngo ibyerekeye imibereho y'izo mfungwa. Ngo nibyo ngibyo byari muri icyo kibazo bamuhaye cya mandadare. Nyuma yaho bahita bamujyana adasezewe. Nicyo makuru ya nyuma twamenye ni abo bamutwariye, nta kindi tuzi, ntago tuzi irengero rye. Jean-François Habimana, papa wawe agenda uzu wamujyanye, papa wawe agenda uzi uko yagiye, warabimenye urwo rupapuro wamenye ko rwabayeho. Aho umariye gukura uri umugabo ubu tuvugana, uwo Serubuga abaho ariho, wigeze umushaka ukamubaza uti ko papa wanjye wamujyanye he? Byagenze gute? Icyo kintu wigeze ugitekereza, wigeze ugikora? Igiti cyacu umuryango ntawe twabikonze ku cyo gihe. Nyuma bamaze kubatwara abye umubyeyi wacu bahise bamucira ku kibuye aho data yakomokaga. Icyo gihe ababyeyi umubyeyi ntago ashobora gusohoka aho yari, kandi byari bizwi icyo gihe ko ari ba Serubuga bari babujije kurenga umutaru. Nta hantu umuntu ari guhera ajya kubaza ibyo ngibyo. Nari na mutoya, nta kintu ashobora kujya kubaza n'ababyeyi banyu. Umubyeyi wanjye nta cyabajije. Ntago nigeze mbaza abantu bamutwaye aho bamujyanye n'icyo bamujyaniye. Nari mbivuze kubera ko hari benshi muri mwebwe mwabuze ababyeyi mutigeze mumenya n'uwabajyanye. Wowe nari mbikwaje kubera ko wagize imana zo kumenya uwohereje urupapuro n'uwamujyanye, ku buryo na n'ubu ushobora kumubaza uti nyabuneka mbese hari icyo wambwira ku irengero rya data? Nicyo n'abandi
bana babuze ababyeyi babo nubwo abenshi batabonye impapuro ariko bazi neza aho zavuye. No mu biganiro byahise numvaga abandi bose bavuga ko ayo mabwiriza abaga kuri Serubuga twe dufite, navuga ko umuntu afite ayo mahirwe yo kumenya ko icyo gipapuro cyari gihari, abacyanditse barayizi, n'abaza kumutwara nabo bariyizi. Umuntu agize n'amahirwe hari abakiriho ku buryo bashobora kuvuga, bashobora kutubwira aho bamujyanye n'icyo bamujyaniye. Mu biganiro byahise ku Ijwi ry'Amerika mu byumweru bibiri bishize, wumvise Colonel Stanislas Biseruka wasimbuye umubyeyi wawe Kapiteni Oscar Nzihinjishi ku mwanya w'ubuyobozi bw'ikigo cya gisirikare mu Ruhengeri n'ubugenzuzi n'uburinzi n'umutekano wa gereza ya Ruhengeri. Umaze kumva ibyo yavuze wabyakiriye ute? Ibyo Biseruka yavuze navuga ibintu bibiri cyangwa bitatu. Icya mbere nashima kame ko yagize ubutwari bwo kuza kuvuga utuntu dukeya yavuze. Ibyo nabyo no ubutwari, ariko mu byavuze nahera ku byarangirijeho aba ngo tujye twibuka ko Yezu yaturaze umurage w'urukundo, ngo kandi ko ngo nta rukundo ruhari, ngo isi ni umwanda. Ibyo yavuze uvuze ngo urukundo ni umurage, icyo ni cyiza kuri buri wese, ariko urwo rukundo rujyana no kuvuga ukuri. Nta rukundo rutajyana n'ukuri ku byabaye. Biseruka ngarutse ku byabyeyi banjye, icyo gihe Biseruka asimbuye data, nyuma bamaze no kuducira ku Kibuye. Biseruka yaje kuba komanda ku Kibuye. Ubuzima bwose twagize iki gihe ku Kibuye arabuzi. Ku icyo gihe ubwo ababyeyi bari babujijwe gusohoka, umuntu ashakishaga ubuzima, igihe ashakisha ubuzima bwose, icyo gihe yaba Biseruka bitumwe cyangwa ari ku giti cye yameneshaga ababyeyi bacu. Iyo avuze ngo asigaye umurage w'urukundo, nicyo cyonyine ashobora kuvuga. Urukundo rutajyanye no kuvuga ibyabaye ntabwo ari urukundo rwubaka. Icyo namubwira gusa ni uko birankomereye. Ihangane, fata igihe cyawe, utuze, wongere wishakemo imbaraga, ubundi ukomeze. Ndagutwara buhoro, itonde. Mu buzima bwacu bwa buri twese hari ibyiza umuntu akora akabyishimira, akabishimirwa. Hari n'ikibi ushaka gukora, swa tubitegetswe, swa tubishaka, cyangwa se utanabizi, ariko iyo kibi kivuyemo ingaruka zo kurimbura ubuzima bw'abantu. Ubutwari nyabwo no buvuga ukuri, ubutwari buvuga ukuri gukeye, ukuri kudaciriritse, ukuri kudaca inyuma, kudakikira ibi byabaye. Uko niko kuri yego gushaka kuvuna ukuvuga, ariko niko kuri kuvura, niko kuri dukenewe, niko kuri gukenewe. Uko niko kuri kuzana urukundo, urwo rukundo yabwiraga araze ashaka kuturaga no kuraga abana be. Niba ashaka ko uwo murage w'urukundo ashaka gusigira be natwe twese, natubwiza ukuri ku byabaye. Si ngombwa ko avuga uruhare rwe, ariko natubwire ku byabaye ku babyeyi bacu kuko arabizi. Jean François Habimana, urakoze cyane kuba ushoboye kugira ubutwari bwo kuvuga ikikuri ku mutima. Ndibwira yuko Stanislas Biseruka, Colonel Stanislas Biseruka, wavuze yuko yumva Ijwi ry'Amerika buri cyumweru, yumva ibi biganiro, ko nawe arimo kumva Stanislas Biseruka. Niba hari icyo wabwira Jean François Habimana, umuhoze, uzamuhamagare natwe cyangwa se uzatunyureho tugufashe tubahuze kugira ngo uyu mwana
wa kapiteni Zijishi mwabanye mu kigo cya gisirikare nawe umuhumurize umureme umutima muri urwo rukundo yavugaga nawe wavugiye hano ku Ijwi ry'Amerika. Jean François Habimana, niba hari ikindi wifuza kongeraho ucyongeraho mbere y'uko nkureka? Icyo nakongeraho ni utuntu tubiri gusa, nuko amakuru dufite ni amakuru twagiye duhabwa n'abantu bamenye data n'abantu bamenye amateka bakazwa n'amateka bakagenda batubwira duke abazi. Nzi neza ko mu bantu abasirikare benshi bakiriho hari abasirikare babanye nawe batemeye byabaye batashobora kuvuga, ariko ubu ngubu imyaka irashize abashe kutubwira ibyabaye, bayitubwira bose babaye ababyeyi. Hari muri abo ngabo hari abo bagize abana twiganye tukiri mu maseminari babaraza urukundo. Abo bana babo twavomanye ubumenyi n'uburere mu maseminari, aho nigaraga n'abana ba Kanyarengwa, abana ba Biseruka, abana abandi ba Kamarade nk'abandi bitura cyangwa bagahimano. N'abana bafite uburere nabo, n'abana bakunda ababyeyi babo, kandi ababyeyi babo bazi ko n'abo bana bakeneye kuzabasezera igihe iminsi yabo izaba irangiye. Ariko twebwe aho turi komera ntawagize amahirwe yo gusezera abacu. Nabo n'ababyeyi bafite abana bazi urukundo babakunda, bazi ukuntu igihe cyose mu byiza n'ibibi bakoze abana babo bazakomeza kubita ababyeyi babo. Icyo nabasaba ni ukuduha ayo mahirwe yo kumenya aho ababyeyi bacu bagiye kugira ngo tubasezere, dushyireho akadomo mu ishavu n'umubabaro tugize twakuranye nabyo. Nicyo cyonyine nabasaba. Ikindi ni ukugira ngo mbashimire mwebwe uruhare rwose mugira mu kugira ngo mushakishe ukuri. Twabayeho mu bintu bikomeye, twabaye nk'agati k'Imana kadahungabanywa n'umuyaga. Namwe ndagira ngo uko kuri kose mushaka mukomeza kudushakishiriza. Nsabe abumva iyi radiyo yanyu baba bafite akanunu udukuru naho kabaro kari ukuri twose tutuvungukira, ariko twose iyo uduhuje ushaka kutuvanamo amakuru yatuma twiyubaka. Naho uzagarura abagiye, ariko byadufasha gutera intambwe ngo dushyire inyuma ako kababaro. Jean François Habimana, ndagushimiye cyane. Namwe murakoze. bariho ntibakiriho, ariko Imana ishimye turiho, udusohoza ikivi cy'urukundo baturaze. Ngiyi minsi ibaye amezi menshi, ngaya mezi abaye imyaka myinshi, n'imyaka nayo izaba ibinyejana. Imyaka ibaye myinshi, Rwanda warahekuwe, nubwo hari abakigutoneka. Rwanda humura ntacyo uzabahaye. Mubo twibuka hari ababyeyi bacu, abavandimwe twabuze, twabaye imfubyi tukiri bato, ariko turiho Imana iradukomeje. Se w'imfubyi zose iradukomeje mu biganza byayo. Ni kuri ayo magambo y'ineza ya Jean François Habimana, umwana wa nyakwigendera kapiteni Oscar Zihinjishi wishwe nyuma ya kudeta muri 73, dusorejeho ikiganiro twari twabateguriye kuri uyu munsi, hamwe n'abamfashije
kugitegura na Etienne Karekezi wagihagarariye. Mbashimiye mwese kuba mutega amatwi ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. Murakarama. Ushimira Imana yaguhanganye urukundo ikakwambika uburanga ikakurimbisha amahoro n'iterambere ntiyaguhanje ubwo watereranwaga n'amahanga. Haguruka ushime Rwanda. And I'm not done with you yet, Rwanda, for I know the plans I have for you.